Imire nitweraga umuyobozi Victor, ndashaka kubabwira ibintu 10 bizabiba iyo umuntu yasenze. Twaganiriye kuri iriya topic, tuyiganiraho cyane, twenda dusobanura uburyo tugomba gusenga mu kuri no mu mwuka. Ariko reka mbabwire ibintu 10 bizabiba iyo umuntu yasenze. Ikintu cya mbere kiza kiba iyo umuntu yasenze azasa no gusenga. Iyo wasenze usa no gusenga, usa n'amasengesho kubera ko wasenze. Ubuzima busenga uzakwigisha gusenga. Icyo ni icya kabiri. Umuntu wese buri azakunda gusa n'icyo akora. Iyo umukristo asenga azasa no gusenga, kandi ubuzima busenga murabizi mwese kuko ari ubuzima buganira n'Imana. Iyo umuntu asengesha amaze iminsi asenga aba ari mu buzima buganira n'Imana. Rero icyo ngicyo ni icya kabiri. Icya gatatu kiza kiba iyo umuntu yasenze agasabana n'Imana mu masengesho, bizana impinduka mu buzima bwiwe. Akagenda ahinduka ku ngeso za kamere, akambara uriya muntu musha Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abefeso, ugira imbaraga zo gukiranuka. Bivuga ko azatsinda kamere n'imirimo ye yose iyo umuntu yasenze. Yarangiza akambara intwaro bita Mwuka Wera. Ikintu cya kane kiza kibi iyo umuntu yasenze abizana ubukire. Hari abagabo basenze Imana ibahereza ubukire. Turabafite benshi bagiye basenga Imana ibahereza ubukire bivuye mu gusenga. Ikintu cya gatanu kiza kiba iyo umuntu yasenze Imana imuhereza igikundiro, akagira ubusabane bukomeye n'abantu ndetse n'Imana kubera ko yasenze. Gusenga bizana igikundiro cyinshi cyane. Iyo wahise mu nzira yo gusenga Imana iziguhereza igikundiro. Ikintu cya gatandatu kiza kiba iyo umuntu yasenze, Imana imuha igitinyo. Hari abakobwa bagomba kugutinya kuko wasenze. Hari ibintu byinshi bigutinya kubera ko wabaye ubuzima gusenga. Gusenga iyo wasenze Imana izikwambika igitinyiro. Abantu bazakubona nk'umunyabwenge, abakubona nk'umuhanga n'umunyembaraga kubera ko wabaye ubuzima gusenga. Gusenga bizabizana igitinyiro. Hari ibintu bitazabigitinyuka iyo ubuzima gusenga. Hari intege nke zitogutinyuka iyo ubaye ubuzima gusenga. Ikintu cya karindwi kiza kiba iyo umuntu yasenze aza yakira imbaraga. Gusenga bizana imbaraga. Nushaka imbaraga zo gukora umurimo w'Imana ugomba kuba mu nzira gusenga. Ikintu cya munane kiza kiba iyo umuntu yasenze, twari tuvuze yuko tuvuga ibintu 10. Icya munane kiza kiba iyo umuntu yasenze, iyo wasenze Imana neza ugasenga mu kuri n'umwuka, Imana izikwambika yishurirwa rikomeye ryo kumenya yuko tuzabona Imana. Donc bizana kwizera. Ugenda usenga ni kugenda imbaraga zo kwizera. Nubwo gusenga tugomba gusenga, mbere yuko tugomba gusenga tugomba kwizera. Ariko iyo umuntu agenda gusenga agenda yongererwa iyo mpano yo kwizera, kazasigara asenga ibintu bigakunda. Ikintu cya 10 kiza kiba iyo umuntu yasenze, iyo ubuzima bwawe buba bwo gusenga. Icya 10 Imana gusenga biguhesha gushurira ijambo ry'Imana. Iyo ubuzima gusenga isoma ijambo ry'Imana uraryumva, urasobanukirwa, kandi munsi y'ijambo ry'Imana riri gutunza byanditswe byera zose ko bingana byametswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bigira umumaro wo gufata umuntu bikamuhindura, bikamwigisha, bikamuha ubwenge. Iyo umuntu yasenza akanezeza Imana mu gusenga, Imana izimuha imbaraga, ikamuhereza amahoro, ikamuhereza n'ubutunzi aribwo bukiri. Imana ibamugisha, ndabakunda cyane.